twongeye kubashimira abakunzi ba Kiza Claude TV aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari mu mahanga. Mukuri ndabashuje mu izina rya Yesu kandi mbashimira mudahwema kubana natwe mu biganiro byacu, munakora subscribe, comment, share n'ibindi. Rero Imana ibaho umugisha. Uko mubibona rero turi kumwe n'umutumirwa aha ngaha, ayitangiye atwibwira ubundi dukomeze ikiganiro. Karibu. Murakoze. Yitwa Uwamahoro Jean Marie Vianney, umuka acyahoze ari Gisenyi, ubu akaba ari intara y'uburengerazuba iri muri Rubavu, ariko akazi ni iki mbaye Bumbogo. Rero mwamwumvise umutumirwa wacu, tugiye gusenga Imana ubundi tuze mu kiganiro. Data mwiza rero turagushite, turaguhimbaje, twishimiza n'urukundo, dushimye ko tubanye natwe mu gitondo amasaha, nushimwe kandi wabwe icyubahiro. Yagora ku ngoma rero turi imbere yawe, turi imbere y'ubwiza bwawe, tuje mu kiganiro tuvuga gukomera kwawe, tumva ubuhamya, twumva ibyo wagiye ukora n'ibitangaza. Mwami nushimwe. Data nyir'ingabo rero mwirwane natwe, ubane na n'umutumirwa, ubane nanjye, kugira ngo Mwami Imana ibyo turi buvuge utubere umuyobozi, utubere gahunda, kandi utubere Mwami umwunganizi. Data nyir'ingabo rero tukabimyuka mu izina rya Yesu, kuturogoya wakwivanga turamurukana mu izina rya Yesu. Data nyir'ingabo mwambaye natwe muri byose, urakoze kubyumvise, tubye n'izindi z'ingenzi ku mwami wacu, amen. Rero tugwaye ikaze nanone, amakuru yawe rero ni meza cyane. Rero twishyuye kwakira kuri kamera zacu, mukuri Imana ikomeze kubana nawe kandi tugwaye ikaze. Rero ugiye gutangira ubuhamya bwawe, ese uri muntu ki, ese uri umusore, ese ubundi kuki ushobora kuganiriza ku kiganiro hano, mutuganire nyine ubanje kutubwira nyine ese uri umusore, uri umugabo. Murakoze. Ndi umusore. Yego. Ndi umusore, ubu tuvugana mfite imyaka 37. Yego. Shima Imana, ndi umusore ushima Imana. Haleluya, ngo ndi umusore ushima Imana. Rero ntihategeka izina ni Uwamahoro Jean Marie Vianney. Rero Jean Marie Vianney, kuri umusore ushima Imana, ko atinze gushaka. Gutinda gushaka, umuntu aba akireba muri iyi minsi ntabwo ari ugupfa gushaka, hari igihe ushobora guhubuka, nabyo, ariko hamwe n'Imana byose birashoboka. Ati ntabwo uri guhubuka muri iyi minsi, rero ni ukuri ni ugushishoza, Imana iguha. Rero tugira ngo dusangize ubumwe bwawe, buhamya. Ese Jean Bosco ni muntu ki? Jean Bosco Jean Marie muri Hangana, Jean Marie Vianney. Rero Jean Marie kuduha ubuhamya bwiwe, ukuntu yamagura umugore w'umusore, Imana imugira neza, aza kubireka. Ni ukuri tugiye gusangiza ubumwe bwawe, tubwire ukuntu byari bimeze. Ese byatangiye ryari, wabiretse ryari, bimeze bite? Duha ubuhamya bwawe. Yewe ubundi vuga cyane. Yewe ubundi Jean Marie Vianney navutse nk'abandi bana bose basanzwe, nyuma nza kugira ikibazo cyo kubura ababyeyi bose, abo mu miryango itandukanye. Icyo gihe rero umuntu yatangiye kujya yabuze ababyeyi, atangira kujya ajya mu kigare, ajya kunywa, akagira inshuti zitari nziza, akagira inshuti nziza. Ubwo naje kugera aho ndakura, maze kugira nko mu myaka 15, 16, nibwo nagiye twari dutuye ahantu bita mu Kiyovu, hariya muri Nyarugenge. Nibwo nahuye n'abasore n'urubyiruko n'abandi, ubwo ntangira kujya nyuma ibiyobyabwenge mu mujyi. Icyo gihe hari n'inzagwa z'inkorano, icyo gihe turarunywa bita tarama. Byari ibyago icyo gihe, turanywa. Noneho nza gusa nkaho mbireka, nza mura n'umusore bitaga Nari Boniface, nza kujya mu itorero ry'Ababatista, ariko njya gukizwa. Wenda icyo gihe byari bindimo, ariko ngeze aho n'uwo musore twabona nawe ntanyerera imbuto nziza, ariko icyo gihe ko nari nkiri na mutoya, nkabati uyu nawe nkongera mbisubiramo. Noneho umujyi n'itabi byose nongera mbisubiramo, kandi nari ndi mu rusengero nabatijwe. Noneho twimukiye Bumbogo, ubwo nageze mu myaka 27 nako ni 23 n'umusore w'umudivantiste bitaga Focus, yari umucungagereza.
akajya aba inshuti yanjye cyane, tuba inshuti, akajya ambwira ati ubuzima bw'isi bw'urimo byose bivemo, agufasha gusenga, amfasha gusenga, gukora inzira z'agakiza, anjyana ahantu hose Yego. habaga amavune y'abadivantisite hose nkajyayo tukajyanayo. Yego. Icyo gihe yari no kurambagiza umugeni we yaririmbaga korali bitaga abakorerabushake y'Inyamirama, Yego. tukajyana aba inshuti yanjye. Nanjye ibyo bintu ndabireka njya mu kazi, icyo gihe nari ngeze mu kazi. Tukiri aho ngaho ukinywa urumogi n'inzoga, ese wanywaga mu buryo kwishimisha cyangwa se mu buryo bwo kuba mu nenda? Byabaga ari nko kwishimisha, nkuko icyo nabaga nabuze mu muryango nabaga ndimo, ntacyo nabaga, byabaga ari nko kwishimisha, ko hari umwe ukumva ko uri umuntu nyine ukomeye. Iyo ameze gute? Iyo umuntu yarumweye control urayita, uba wumva umuntu iseta uri ku yindi si mbese, kundi mubumbe. Kundi mubumbe. Kuri Imana ishimwe ko wakuye mu bwenge, komeza tubwire nuko ubwo nza kugera mu kazi, uwo muhungu tubaye inshuti n'amagingo n'ubu ngubu, ariko turacyari inshuti. Mbere ngo mbireka gutyo, bivamo gutyo. Umuhungu yari inshuti yanjye, niyo ngize ikibazo ndamuhamagara, ngomba mbireka kugeza no magingo nawe. Ubutumwa Kristo urasenga, urakijijwe, itabi. Hari abantu bavuga ngo ntabwo umuntu ashobora kureka urumogi cyangwa inzoga. Urumogi urarureka pe, ibintu byose n'inzoga ukabireka pe. Kubera niki kiguha imbaraga? Ni ugusenga, ni ubushake, ni iki gitanga imbaraga? Hamwe n'Imana n'inshuti zawe ugendana nazo, ibintu byose urabireka. Nibyo byumvise inshuti badukurikiye ati inshuti mbi byanga byakunda, inshuti mbi kugira ngo bibi, ati kandi urumogi, inzoga umuntu arabireka. Ni umugabo kubihamya, ari kubyivugira, ni umuntu mukuru, ntabwo ari umwana. Urumva ko arashimira Imana yamukuye mu biyobyabwenge, ikamukura mu businzi, ikamukura mu itabi. Imana ishimwe. Komeza tubwire rero nuko kugerana ubugingo n'ubu, ubu ndi muri sekirite. Muri sekirite? Ndi muri sekirite, mbanye neza. Niwo Focus ni inshuti yanjye, iyo ngize ikibazo, ibintu byose bikomeye niwe ngisha inama. Kuko nyine akijijwe, inshuti zikijijwe z'umumaro. Turabana tukaganira, nibwo ubuzima mbayemo ubu ngubu. Ariko icyo nagira n'urubyiruko inama, kuko ibiyobyabwenge ntaho bigeza, nta n'akamaro bikumarira, ahubwo bigusubiza inyuma, bituma utera imbere. Umwanya uba wataye uri mu biyobyabwenge, uzezengeye, uba ugeze kure. Ariko iyo biretse, reba nk'ubu mfite akabiri keza, ariko icyo gihe nkibunywa nta n'umubiri icyo gihe nari mfite ibiro 30 na bingahe, ariko undi mu biro 70 na bingahe. Kubera ko nyine yumva byanga bikunda, Yesu agira neza nyine, Yesu yakugezeho byose birashoboka. Haleluya, Yesu yakugezeho byose birahinduka. Nibyo koko byavuga, nibyo nanjye naramubonye Yesu kuko yangezeho, byose birahinduka. Rero ni ukuri Imana ikomeze kuwumukira kandi igumemo. N'iki wabwira nadukurikiye abasore, abamama, abantu muri ibiyobyabwenge, bakanywa amayoga, bakanywa ibintu nk'ibyo ngibyo? Nababwira ko nta hantu urumogi rwakugeza, ibiyobyabwenge nta hantu byakugeza, kuko birangiza, byica umubiri, byica ubugingo, nta hantu byakugeza, ukaba wanarimbuka. Ariko n'umubiri nabwo ushobora no kurwara, ukarwara kanseri cyangwa ukaba warwara n'ibindi birwara, ugapfa nta n'ikintu wigereyeho. Ariko iyo biretse gusa ugera kure hashoboka. Ubu pe ntabwo ugira ngo utekereze ati agatabi? Ntabwo narebaho, wenda tukuvuga wenda ko naje guhura n'ibyago, wenda n'umubyibuho bwemeza wiyongera, umuntu agira ikibazo cya hypertension. Byatewe n'iki? Ni ingaruka zo kunywa itabi cyangwa? Nkeka ko wenda bishobora kuba ari ingaruka zo kunywa itabi cyangwa hari ibindi ubuzima ntawe umenya, ariko naje kugira iyo ngaruka, wenda n'icyo kibazo cya hypertension. Bivuze ngo mbese muri ubwo buzima bwabayemo bwo kunywa urumogi, kunywa inzoga, ibiyobyabwenge, wahuyemo n'ibibazo, wakuyemo ingaruka? Ndakeka ko ariyo ngaruka zo kuba warwaye mu wabaye hypertension. Nta kindi, umuvuduko w'amaraso. Uzasenge bizashira mu izina rya Yesu. Rero urumva bene data badukurikiye ati nta keza kunywa itabi, nakuyemo ingaruka mu buryo bukabije, hypertension, umuvuduko. Urumva ni ibintu byinshi yagiye akura mu by'ingaruka zo kuba mu byaha. Rero agira inama abasore badukurikiye, agira inama urubyiruko, agira inama ababyeyi inama bafite abana bamwe zo ababwira kubasengera no kubaba hafi, bakabagenzura, byakwanga bakabashyikiriza leta, burya na leta ikagiramo uruhare, bakagaruka mu nzira. Ati no ku babyeyi cyari kwiye gukora
ni ukwegereza abana ukamuba hafi ukamusengera. Gusenga, iyo usenze hari ikintu uba ukoze, aho utagera uhatuma isengesho, icyo utabona wishoboreye wowe ubwawe ugire gute ugitume Imana, ndetse ubwire Imana, usenge Imana ibigenze neza. Kamara ko ngo ari umusore mwiza ariko yabiretse, mu gihe abandi bumva ngo ntawe ushira ngo ibiyobyabwenge, ngo nta muntu ngo ubireka. Umuntu arabireka pe, rero umugabo wo kubihamya, umuntu arabireka agasaba mu buzima busanzwe kandi akaba umusore ushima Imana hamwe no gusenga. Wumva uzashaka umudamu ryari? Gushaka umudamu kwanjye hamwe no gusenga, numva cyangwa ntabwo urabona Imana yakugeneye? Imana imungeneye no mu mwaka tugiye gutangira nabisoza, ariko ufite gahunda. ndi umusore ufite gahunda, ariko kugeza ubu ntabwo narabona fiyanse. Mbese utikwa kukijijwe utinya kwishingira cyangwa? Nabyo agomba gukora. Ndi umusekirite ariko ngomba gukora ubukwe, kandi hamwe n'Imana ngomba kubukora. Aha, ati nubwo ndi umusekirite njyewe rero ndashaka kuzakora mariage. Waba uri umukobwa ufite fiyanse se? Nta fiyanse mfite. Utamushaka? Zasenga Imana izamumpa kandi aha, rero mwumvise waba uri umukobwa udukurikiye ukeneye fiyanse, murabyumva arahari, batuma kabisa ni ukuri babisengera kandi byose birashoboka. Rero mwumva ko ni ukuri ati ntabwo nakwishingira nkijijwe. Imana ishimwe. Wowe udukurikiye ukijijwe nawe ntuzishyingire, ahubwo utegereze kugeza igihe Imana iza kugenda iwawe kandi igihe ibikora ikabigenza neza. Haleluya. Rero ni ukuri Imana ishimwe, ishimye ko ni ukuri Imana yagukuye mu biyobyabwenge, igakura mu nzoga, igakura mu byo byose. Ubwo n'uburaya ntabwo bwari burimo cyane. Uburaya icyo gihe kuko nari nkiri mutoya ntabwo uburaya bwari bwakajyamo cyane, ntabwo uburaya bwari bwakajyamo. Ubu ngubu wenda iyo wari naranganaga nka gutya ngana, wenda nagomba kujya, ariko icyo gihe nari nkiri mutoya. Uzurifata rero ngo uzurifata. Kugeza na n'ubu ndifata, ariko hari bamwe banshi intege bati se umusore utajya muri bya bintu by'ikisho, kuba ari ikiremba, ashobora kuba. Aha, tukiri aho ngaho abantu bose baribaza ati gute umusore w'imyaka 37 nta fiyanse afite se, nta tereta se, bimeze bite? Mba ko bakwita ngo ikiremba se, cyangwa se bavuga ati ntabwo si muzima. Abantu batukita gutyo bavuga ibyo ngibyo, wababwira iki? Ni icyo bamara amatsiko. Inkoni ihira igihe, sibyo? Ibintu byose birashoboka, ibintu byose urasenga Imana kandi bigashoboka. Nasomye muri Bibiliya, Aburahamu na Sara ntabwo rero bazi ko bazabona umwana, ariko umwana yavuye yaravutse baramubona. Rero byo kwizera birashoboka, ko nigeze gushaka ko kurambagiza. Abizi muri iki gihugu cyacu hari ibintu byinshi by'imico barambengaho, ariko nahise kwishima nishyire mu Mana. Uri gusengera umugenzi wabyumvise ati ntabwo suko nari muzima kuba ntajya muri iyo mico yindi. Abantu banyibazaho cyane ngo natinze gushaka, nimuhumure, isaha n'isaha igihe Imana izabishakira nzashaka kandi inkoni ihira igihe. Ubwo rero badukurikira abasore bahubuka gushaka cyangwa se bakumva ngo bakomeje kugira urubyiruko inama ati kunywa amatabi, kunywa inzoga nta keza kabyo, ahubwo inama nabagira gukurikira Yesu. Imana rero ni ukuri umugisha, kandi ufite amatwi yo kumva yumvise, umudukurikiye, umubizire cyangwa umusore cyangwa undi wundi wishora mu ngeso mbi z'amatabi, zo kunywa ibiyobyabwenge, zo mu buraya, ko nta nyungu yabyo. Dore uyu ni umusore kandi rwose ukuze, kandi ntabwo yishora muri izo ngeso. Afite icyizere ko Imana izamugira neza, ikamuha urugo rwiza kuko aba yasenze, kandi muzayabonesha n'amaso yanyu muzabyibonera. Rero wumva bifuza umukobwa umeze gute usengera umukobwa mbese uri gusenga Imana, uvuga Imana gushaka umukobwa umeze gute? Imana nifuza umukobwa usenga, ukijijwe, uzi gukora, ufite ko tuzazana kimwe nanjye nawe akazana ikindi, tugafatanya mu rugo mu kubaka urugo twumvikanye. Rero tugera ku musozo, ugiye gusoza ubundi utanga telefone zawe kugira ngo bagukenera. Umukobwa udukurikiye ukeneye fiyanse, mushaka gukundana, haba urubyiruko mugenzi wawe udukurikiye wabaswe n'itabi n'amayoga, wifuza kugira ngo umugire inama, azaguhamagare. Yaba se umubyeyi wabyaye umwana umeze nkawe, akaba yumva ko mwaganira ukamusengera kugira ngo umwana we nawe abe mu by'ubwenge. Dushyira telefone zawe ubundi utubwire tugana ku musozo ikikuri ku mutima. Telefone zanjye ni 0784 44 9
amazeru abiri ine kabiri, nakongera nkazisubiramo 0788 yego 9 icyenda 0788 44 9 amazeru abiri ine kabiri. Ikigo ni 0722 4 9 amazeru abiri ine kabiri. tugana ku musozo rero ikintu ubwira uvuga kuri ku mutima. Icyo nagira urubyiruko ngomba kurugira inama rukareka ibiyobyabwenge, kuko leta y'iriho iradukuye ikunda urubyiruko. Urubyiruko ni Rwanda rw'ejo, wigirira icyizere, rukore hanyuma rutere imbere. Muri iyi minsi nabonye hari na minisita bashyizeho urubyiruko ukiri mutoya. Twe dukore, leta iradutegereye, dufiteho ubushobozi, dufiteho ibintu byinshi yadutegereje, dukore tugere kure. ati dukore tugere kure. Urubyiruko rwo mu maboko y'ejo hazaza. Ejo ntabwo waba umuyobozi wagiye muri ibiyobyabwenge, ntabwo waba umuyobozi w'ejo hazaza uri kunywa itabi, uri gusambana, uri kwisha mu ngeso mbi, kuko n'u Rwanda rw'ejo nyine rw'ejo hazaza. Rero igihugu niwe gitegereje urubyiruko dukurikiye, va muri ibyo ngibyo, ureke ibyo amatabi. Imana iguha umugisha. Rero katugere ku musozo usengera urubyiruko rwabaswe n'itabi, usengera abantu bafite ingeso zo kunywa ibiyobyabwenge, inzoga, ubusambanyi, kandi ni ukuri mbabwira ngo mwese muze dusange Yesu, dukizwe, dukorere Imana. Gukizwa ikintu cya mbere, nizo mbaraga dukura imbaraga. Kandi ni ukuri wowe dukurikiye utarakizwa, wandike komenti hasi kugira ngo tugusengere, Imana kugira ngo iguhe agakiza. Senga Imana ubundi dusoza ikiganiro. Data twese uri mu ijuru, turagushimye, turaguhimbaje kuko wabashije kubana natwe, ukaba warandinze mu buzima bwose, nk'abanyejeje amagingo andi guhumeka umwuka wose. None iki kiganiro dukoze kibashije kugenda neza, ubashe kubishimwa no kuberwa icyubahiro. None nkaba nsabira abantu bakiri mu byaha kuko nabo bakizwa, bakakira Yesu akabera umukiza n'umucunguzi. None mu Data wera, ndakwinginze ntazagire muri iki gihugu cyacu abaguma mu biyobyabwenge, ahubwo nabo babivemo, baze bakizwe, bagere ejo heza hazaza. Byose mbisabye nizeye izina ryawe Yesu, amen. Rero bakunze dukurikiye, ni ukuri Imana ibaha umugisha. Abantu babana natwe mu biganiro bitambuka buri munsi, byaba bitavuga neza, byaba bivuga, ni ukuri Imana ibaha umugisha, kuko ni inkunga ikomeye cyane. Niba ikiganiro cyanjye ukakimpera abandi, unteye inkunga, kandi ni ukuri Imana izaguha umugisha. Rero mwabyumvise, uyu musaza wadusuye ni mu rubyiruko, yashaka kuganiriza urubyiruko rugenzi rwe n'ababyeyi n'inshuti zanjye. Ndamwishimiye kandi Imana imuhe umugisha mwese. Kandi mbifuriza kuzagira umwaka mushya muhire na Noheli nziza. Ni ukuri Imana y'amahoro, Imana y'urukundo izabanezeze, izabasetse, kandi izasubiza ibyifuzo byanyu. Ndabakunda rero, kandi Yesu akandusha. Shalom shalom, ntawe utaha.